bavandimwe n'abashiki bacu mwongeye kwirirwa. Amahoro y'Imana ahorane namwe, kandi namwe muharanire kuyahorana iteka. Twese turayakunda, ariko by'umwihariko nyiri kuyatanga ndavuga Yehova ari we wenyine wahungiraho ukabona amahoro arambye. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cy'ivugabutumwa kivuga ngo inshuti nyakuri. Kandi dutozanye amahame akwiye kuranga umukristo. Iki kiganiro tugiye kukigezwaho na Bizimana Jean Claude, naho njye wakibateguriye ni Twavugimana Simone. Ni ikiganiro gica kuri channel yitwa Nawe Iragushaka. Iki kiganiro kikaba gishingiye ku gitabo cy'imfashanyigisho ya Bibiliya cyitwa Nawe Iragushaka, cyanditswe na Bizimana Jean Claude. Yehova abahahishirize mu byo mukora, kandi ababashishe guca mu nzira zimutunganiye. Naho mukanya. Muvandimwe nshuti yanjye, mwene data, dusangiye urugendo ugana ubwami bw'Imana. Hari igihe umuntu agira inshuti. Mu rugendo twatangiye tukarugiriramo inshuti. Mu buzima tubayemo hirya no hino, mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, tugiramo inshuti. Ndifuza ko tuganira ku nshuti nyakuri. Topiki: inshuti nyakuri. Inshuti nyemerera untege yombi maze uganirizeho gato ku nshuti nyakuri. Inshuti nyakuri, umuntu mu buzima tubamo turazigira. Tugira inshuti zigiye zitandukanye, ariko mu by'ukuri inshuti tugira tubana nazo dute? Zitwitwaraho dute? Inshuti nyakuri. Inshuti nyakuri siyo mu byiza gusa. Muvandimwe, inshuti nyakuri mubana no mu byago. Inshuti nyakuri igutabara utewe. Inshuti nyakuri ntiyifuza kubabara. Inshuti nyakuri ikugira inama nziza. Inshuti nyakuri ntigushora mu ngorane. Inshuti nyakuri ntigusenyera urugo. Inshuti nyakuri ntiyifuza ko wapfakara. Inshuti nyakuri yishimira ko wabyaye. Muvandimwe, inshuti nyakuri ntigutererana mu bibazo. Inshuti nyakuri musangira ubusa, imitana ibisambo. Inshuti nyakuri yanga kubona ubabaye. Inshuti nyakuri yishimira kukubona wishimye. Inshuti nyakuri muragendana ntigusiga. Inshuti nyakuri ntigira ukwisa, kuyibona biragoye pe. Muvandimwe, inshuti yanjye, abantu barangiritse. Yesu niwe inshuti nyakuri. Nubana Yesu niwe inshuti nyakuri, mubana mu bihe byose. Icyama njye nawe tukaba inshuti ya Yesu Kristo neza. Nyemerera mu nshuti zose ufite urebe ukuntu na Yesu Kristo nawe ubwo umushyiramo. Inshuti nyakuri ni ukuri, mu byago murabana. Inshuti nyakuri ntabwo yagutererana, ntabwo yakishimira ko wahora mu byago, ntabwo yakugambanira.
inshuti nyakuri ntiyagukorera inama za rwihishwa. inshuti nyakuri ntabwo yagenda iguteranya ikuvuga igusiga icyasha ukundi kuntu kutari kwiza. inshuti nyakuri wifuza kumenya neza byimbitse kw'aya makuru y'inshuti nyakuri, wayasoma muri iki gitabo nawe Imana iragushaka, paje ya 66. urabasha kuhasobanukirwa inshuti nyakuri ninde, inshuti nyakuri yitwara ate, inshuti nyakuri ikurinda ibiki, ese inshuti nyakuri ikwitwara hite mu nshuti mfite. nyakuri irimo ni iyihe? inshuti nyakuri mfite mu nshuti zanjye nimeze ite? biragoye kubasha gusuzuma kurushaho kongera gusuzuma neza unagenzura muba ufite inshuti nyakuri iyo ariyo. inshuti yanjye wifurije kugira inshuti nziza. inshuti nziza nabonye kandi nyakuri mubana igihe cyose, urwaye ikakurwaza, ukennye ukabana nayo, mu rubanza ukabana nayo, mu rugendo ukagendana nayo, abantu bose bakuvuyeho. inshuti nyakuri ni Yesu Kristo. uyu munsi nawe umugira inshuti, asetsa n'ubabaye kandi akaguha umunezero. wifurije ko Yesu Kristo yakubera inshuti ibihe byose kandi ahora n'inshuti nziza, uko yari ari ejo, uko yabereye inshuti ba Mose na ba Stefano na ba Pawulo na Yohana na ba Esiteri, n'uyu munsi niko akiri inshuti y'abana b'Imana. inshuti nyakuri ni Yesu Kristo. Amen. mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cy'ivugabutumwa, ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kidufasha kandi tucyungukiramo byinshi cyane ku bihereranye n'amahame akwiye kugenga umukristo. niba wakunze iki kiganiro, fasha n'abandi kibagereho. kora subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo buri butumwa bwose dushize kuri iyi channel bujye bukugeraho. nurangiza uze no muri comment dusangire ibitekerezo. turagushimiye kubw'uruhare wagize mu gukurikirana iki kiganiro cy'ivugabutumwa. naho ubutaha.